Kugira ibihe byiza cyane, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibihe byanyu bikomeza kugenda bibatunganira cyane kabisa hirya no hino mu gihe mudukurikiye mwerereye. Turi kuwa gatandatu w'icyumweru, kuwa gatandatu mwiza cyane wa tariki 12 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Ku mugoroba ni ku mugoroba mwiza cyane hano i Kigali mu Rwanda, hanyuma ko dukurikira bari hirya no hino ku isi agiye hatandukanye. Ubwo nagira ngo nkumenyeshe ngo nkwifurije ibihe byiza bitewe naho ugiye uherereye. Uyu munsi kuri uyu mugoroba hari byinshi cyane byavugwaga. Rayon Sport yakomeje imyitozo, ariko uyu munsi nta kindi cyavugwaga cyane uretse umukino wa gicuti. Wari umukino wa gicuti wagombaga guhuza abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport Team A ndetse na Team B. Bikaba birangiye ikipe ya mbere A itsinze iturutse inyuma, itsinda Team B ibitego 4-2. Ibitego 2 byatsinzwe n'uwitwa Rutahizamu Shadrack Bingi Bello watsinze ibitego 2, hanyuma azakuba afatanya n'uwitwa Dama Bakayoko kabisa nawe waje kubona ibitego 2. Aho ni mu ikipe A. Ikipe B yaje gutsindirwa n'uwitwa Tony Kitoga, ishoti ryiza cyane riremereye yateye, ndetse undi mukongomani uri mwigerageza mu ikipe ya Rayon Sport niwe waje kubonera igitego ikipe ya B. Hari amakuru menshi cyane ari kugenda acicikana nyuma y'umukino wa gicuti. Ese abanyamahanga bagomba kongerwamo muri Rayon Sport bo biraza kugenda bite? Ushobora kwibaza ngo abanyamahanga ni bande? Rayon Sport imaze kugwiza abanyamahanga benshi. Wumve ngo ikipe A, ikipe iyo twakwita Rayon Sport A, ubwo ni ayandi ya 11 babanzamo n'abasimbura, wenda twabara ko ari nka 11 babanzamo, hanyuma abandi bari babakoreye mu ntege bagiye muri Team B. Iyi Team B rero n'abanyamahanga bari biganje, kimwe nuko abanyamahanga bari biganje muri Team A. Ushobora kwibaza ngo abanyamahanga bimeze bite, bizagenda bite, cyangwa se bizatungana gute? Biragoye cyane kubyumvisha, ariko nicyo duhari kugira ngo tugende turebe uko ibintu bimeze. Umunyamahanga wambaye 17 mu ikipe ya Rayon Sport B niwe waboneye igitego ikipe ya B ya Rayon Sport, ibitego 4-2. Ariko reka tugende tuganira ano makuru menshi agiye atandukanye. Ese twahera kuri uno mukino, wenda udusigiye ishusho ki? Nicyo umuntu aba akeneye kumenya resultat 4-2. Ibyo ngibyo biroroshye cyane, ariko ushobora kwibaza ngo ibitego 4-2 byagiyemo gute, cyangwa se niki iyi match idusigiye. So icyo nabanza kukubwira, Team A niyo twari duhanze amaso cyane. Nk'ibisanzwe twagombaga kwihanga amaso, kuko niba umutoza ahisemo akavuga ngo reka mbanze Team A, mbanze nyishyire hariya nyiselegitinge, tubanze turebe uko ibintu bimeze. Nagira ngo nkubwire ngo Team A yari irimo umuzamu witwa Dirisa Kuyate, yarari mu izamu. Hanyuma mu mutima wa defense umutoza Afahami ya Rotifi wari uri kwitoza yafashe uwitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange, amushyira uruhande rumwe, urundi ruhande ashyira Nshimiyimana Fabrice, hanyuma hagati yabo ashyira Rushema Chris. Urundi ruhande nukuvuga ngo yafashe Nshimiyimana Emmanuel Kabange na Rushema Chris bafunga mu mutima wa defense, hanyuma uruhande rumwe ruhengamiraho uwitwa Nshimiyimana Fabrice, urundi ruhande rujyaho Musore Prince. Iyo yari defense ya 4. Hagati mu kibuga Team A, umutoza Fahami ya Rotifi yashyizemo Tambwe Gloire, ashyiramo Ishimwe Fisto ndetse na Mohamed Sheri. Abo nibo yabanje hagati mu kibuga. Hanyuma kubasatirizamu, uruhande rumwe rwaciyeho Biramahire Abedi ndetse na Shadrack Bing Bello. Abangaba nibo batangiye bataka, nuko yaje kugera aho arahindura. Hanyuma ubwo ikipe ya kabiri yari irimo abitwa ba Tony Kitoga, ba Ryan bari barimo, hanyuma abitwa ba Rutanga Eric bari barimo, abitwa ba Sanana, abitwa ba Iradukunda Pascal, umuzamu Mugisha Yves. Abo babanje mu ikipe B, ariko ikipe B yatanze challenge. Ikipe yatanze challenge, nicyo nabanza kukubwira. Ikipe yabanje yatanze challenge kuko ibitego 2 yatsinze niyo yabibanje. Ntekereza ko wenda Team A yaje isa nkaho yayisuzuguye, cyangwa se yireba mu maso ivuga ati ni ikipe y'abana batoya, cyane cyane ko yarimo abana batoya ba Iradukunda Pascal, ba Tony Kitoga, yarimo aba ba Ryan Hamwemeshi burana waracyari muto cyane, hanyuma yarimo ba Paul Basindi Paul Jesus bari barimo, urumva bamugisha Yves bari bari muri iyi ngiyi. Bisobanuye neza ko nyine yari ikipe ubona ko nyine ari y'abana. Team A rero yaje isa nkaho ibanza kwinegrija,
ekipe B banze bakubita challenge, banze barohamo 2 by'umuriro. Byiza cyane, igitego cyiza cy'umukongomani uri gukora igerageza muri Rayon Sport wambara nimero 17, hanyuma n'ikindi gitego cyiza cya Tony Kitoga kabisa washyizemo aterekamo. Team A ibona gukanguka iravuga ati bya bintu birakomeye cyane. Hanyuma rutayezamu Shadrack Bing Bello yatsinze ibitego 2 harimo icy'umutwe ndetse harimo n'ikindi kabisa cy'ishoti. Hanyuma uwitwa Dama Bakayoko atsinda igitego cya penalty ndetse n'ikindi nawe yatsinze cy'ishoti, birangira ari ibitego 4-2. Ubwo nicyo wamenya. Hanyuma kuri uno mukino twagenda tuganira kuri umwe kuri umwe mbere yuko twinjira no mu yandi makuru agiye atandukanye. Umwe kuri umwe bimeze bite, byagenze gute? Navuga ko kuri umuzamu Idrissa Kuyate kuba twarebye uno mukino, Idrissa Kuyate navuga ngo ntago aratwemeza neza, ntago aremeza neza ku buryo abantu bavuga bati ibyo tugomba ku muzamu mukuru yabiduhaye. Abantu benshi bamushinja ko afite icyo bita fitness idahagije, ariko kuba ari umuhanga bwo n'umuhanga, umuhanga pe. Idrissa Kuyate umuhanga, match urabona ko agenda amenyera, sinzi niba ari ikirere cyamugoye, sinzi niba ari iki, ariko ubona ko ari umuhanga. Hano kuri mu mutima wa defense nubwo Youssou Diagne ataraza, twagombaga kureba igipimo cy'uwitwa Rushema Chris ni muntu ki. Ese wayobora defense yawe hagati muri central defense ukaba waterekamo hari amaguru yawe ukayashyiramo n'ubwenge bwawe ukabushyiramo, hanyuma ukayobora defense neza cyane? Ibi ngibi Rushema Chris yatweretse ko abishoboye. Rushema yatweretse ko ari umudefenseur ukomeye. Rushema Chris ni umwe mu barideri ikipe ya Rayon Sport yungutse, ni umwe mu barideri bashobora kuzitwara neza, nta gihindutse, wenda ntagire imvune, ntagire wenda nk'imvune muri saison cyangwa se ntagire ibindi bibazo bindi, dore ko ari n'umunyarwanda agomba gukina cyangwa byemera agomba gukina. Ngo Youssou Diagne dufite icyizere cyangwa se hari icyizere cyuko abadefenseur bose bahari uwitwa Rushema Chris arabarusha, uwitwa Nshimiyimana Kabange ndetse n'uyu Fabrice, abo bose arabarusha pe, bakubye nka 3. Byumvikana neza ko Youssou Diagne naramukaje ari we bazakinira mu mutima wa defense. Nta kibazo cy'umurideri muri central defense Rayon Sport izigera igira hari Rushema Chris. Rushema Chris yatweretse ko ari mu defenseur ukomeye. Hanyuma ku bandi bafatanyaga barimo Nshimiyimana Fabrice ni umusore twarangije saison ishize atwereka ko ari umusore ushobora gukina neza, nubwo ari bwo yentroduije cyangwa se yaje mu kibuga ruko saison igiye kurangira. Ibyo murabyibuka neza ku mukino wa Muhazi nibwo bamuzanye mushyashya, tunashimira Rwaka Claude wamugiriye icyizere avuga ati reka mushyiremo hari ukine. Hanyuma n'uwitwa Nshimiyimana Emmanuel Kabange, uyu nawe yatweretse ko saison ishize yatweretse ko ari umusore ushobora kugira gutya rwose agakora ibintu biremereye cyane. Kabange rero, uyu witwa Kabange yatweretse ko nawe ari umusore ushobora kuba yafatanya n'abandi muri central defense, akaba ari squad player, akaba ari umukinnyi ushobora kuba yakwitabazwa rwose igihe habaye ikibazo wenda cy'abandi ba defenseurs, cyangwa se wenda habaye ikibazo nko hagati mu kibuga hari abanyamahanga benshi, akaba yajyamo akaba yafatanya na Youssou Diagne cyangwa se agafatanya na Rushema Chris. Byose nibyo tubonye muri uno mukino wa gicuti. Hanyuma ku bandi basore bagiye bigaragaza, navuga ko rutayezamu witwa Shadrack Bing Bello, uyu nguyu watsinze n'ibitego 2 muri uno mukino, ubona ko ari umusore ukomeje kugenda yigaragariza abareyo cyane. Abareyo bakomeje kugenda bamusingiza, bamuririmba, bavuga ati uyu ni rutayezamu uzaza guca impaka, kandi nibyo koko ni umusore wabahenze cyane, ni umusore watwaye amafaranga menshi, umusore watwaye akayabo. Muvunyi Paul nibwo bwa mbere twamubonye uhera ino saison yatangira ari mu mafoto basinyisha umukinnyi. Ibyo byari bifite icyo bisobanuye kuri transfer y'uyu musore, byari bifite icyo bisobanuye ku hazaza ha Rayon Sport. Uyu ni umusore iwabo muri Kongo, twagiye kubona tubona ibinyamakuru byinshi biri kwandika ko ari umwe mu bakinnyi beza igihugu cya Kongo Kinshasa cyari gifite, yewe ngo bashakaga no kuba bamwitabaza mu mikino ya CHAN. Murabizi ko hari imikino ya CHAN igomba gutangira, Kongo Kinshasa yagombaga kuba yamwitabaza, ariko nawe kubera ko intumbero afite ngo zitari zo kugarukira hano hafi, aravuga ati reka nze, ndabizi neza ko buri gitego cyose natsinda hano muri Rayon, buri gitego cyose natsinda muri shampiyona y'u Rwanda, haba hari amahirwe menshi yuko byamworohera kuba yasohoka akaba yajya mu yindi kipe ikomeye. Uyu ni umusore ufata hano mu Rwanda nk'ari nk'inzira imufasha gusohoka neza,
akomeje rero kugenda yigaragaza muri uno mukino yatsinzemo ibitego bibiri, harimo igitego cyiza cyane yatsinze cy'umutwe. Uyu ni umusore ufite imbaraga cyane mu kijyanye no gutaruka, detante ye ubona ko aba defenseur bo mu Rwanda bizabagora cyane kujya bamufata, bizabagora cyane kujya bacungana nawe kubera ko gutaruka kugeza kano kanya mu myitozo sofa amaze gukora imyitozo iminsi 3, ariko niwe umaze kuba top scorer kandi abandi bamaze igihe kinini bamaze igihe kinini bakora imyitozo. Urumva rero ko ari umwe mu basore bari bahanzwe amaso. Hanyuma undi musore navuga ko twari dutegereje kureba nicyo agiye kutwereka, ni umunya Tunisia witwa Mohamed Sheri, nimero 8 mu mugongo. Mohamed Sheri yakinnye no mukino, ariko Mohamed Sheri nago uyu mukino wavuga ko hari ibintu binini cyane yagaragaje. Ubona ko amaso menshi cyangwa se ibikorwa byinshi muri team A byakorwaga hagati mu kibuga. Ukabona Tony Kitoga arahari, ukabona uyu musore witwa Shadrack nawe arahari cyane, Ishimwe Fisto wagerageje kwirwanaho, ndetse na Adama Bakayoko. Wabo ngabo nibo babaye star ba team A. Team A ubona ko yagiye yigaragaza cyane. Hanyuma team B abasore twagiye tubona bakomeye cyane muri team B, harimo bano bana batoya Rayon Sport irera, harimo Pascal ndetse na Paul Jesus. Hanyuma muri team B twabonye umuzamu witwa Yves Mugisha, yagerageje kwigaragaza neza cyane. Ubona ko hari n'abareba bamuha amahirwe menshi ko binashobotse bajya bamubanza mu mikino imwe n'imwe. Yagaragaje urwego rukomeye cyane. Ubwo uwitwa Patient Kuriyo ashobora kuza yatagira umugisha neza, cyangwa se yaza ari muri meforume ugasanga ni ubaye umuzamu wa gatatu kurenza uko uyu Mugisha Yves yaba umuzamu wa gatatu. Uyu ni umusore nawe wagerageje kwigaragaza. Hanyuma mu basore bigaragaje cyane nanone muri team B, ubwo ndavuga Rayon Sport B, harimo uwitwa Tony Kitoga atsinze n'igitego cyiza cyane cy'ishoti. Uyu mukongomano ni mwigerageza, sinzi ko abareyo abakinnyi bafite b'abanyamahanga. Ntabwo ntekereza ko uyu musore, sinzi, ni umukinnyi mwiza pe, ni umukinnyi waba squad player, ariko biragoye cyane ko bamuhitamo kubera impamvu zigiye zitandukanye z'abanyamahanga. Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi, hari icyo nashaka kugarukaho cyane. Abanyamahanga sofa kugeza kano kanya Abedi bataramwongeramo, ndetse n'umutoza ku munsi w'ejo yatubwiye ko ashobora kongeramo abandi banyamahanga 2. Birashoboka cyane. Umunyamahanga umwe nababwiye ko muzi ni Abedi Bigirimana, uwo ni umunyamahanga, ni umurundi, ariko Rayon Sport ifite abanyamahanga benshi. Perezida Tadeyo yavuze ko hari abanyamahanga bagomba gutizwa cyangwa se bakagurishwa. Ntago wakwibaza ngo ni bande, sinzi, wakwibaza ngo ninde munyamahanga ugiye kugurishwa cyangwa gutizwa, kubera ko abanyamahanga bamaze kuba benshi. Kugeza kano kanya Rayon Sport yongeyemo ushobora kuvuga ngo umuzamu Idrissa yaje yiyongeramo, hanyuma Musore Prince ni umurundi yiyongeyemo, ubwo ni umunyamahanga. Hanyuma hagati mu kibuga ushyizemo Ryan Hamwemesh, ushyizemo Mohamed Cheli, uyu nawe hagiyemo Tony Kitoga, hakaba hagiyemo Tambwe Gluwal. Abo ni abasore bose bari kugenda biyongeramo. Noneho imbere ushyizemo Shadrack Bing Bello, uramuzanye, ndetse ugiye kongeramo Abedi. Abo ni abanyamahanga bose bagomba kurwanira umwanya ubanzamo mu kibuga. Aba basanza bari bahari muri Rayon Sport barimo Adama, abanyamahanga barimo Barukundo Paplay baracyafite amasezerano, abitwa ba Richard Ndayishimiye amasezerano ahari, Suleimani Dafe, Elenga Kanga, abo bose barahari. Abo bose ni abakinnyi bahari muri Rayon Sport. Ukibaza ngo aba banyamahanga bose Rayon Sport yisa nkaho yamaze kuzuza abanyamahanga. Uyu mukongomani rero uri gukora imyitozo wambara nimero 17 muri Rayon Sport wanatsinze igitego cyiza cyane rwose cy'ishoti. Abare benshi bavuga ati nawe wari umukinnyi mwiza wo gutunga muri squad, ariko se wamutunga gute? Ntago kugeza kano kanya ntago turamenya itegeko rya 6-5 yamara ya 6-5 yo muri Ferwafa. Ntago turamenya ngo ese bazabyongera, ese ntibazabyongera, ese kamarade ari cyo azabikoraho, ese bazahugira mu matora birangire. Ibyo byose ntago turabimenya. Ibi rero abayobozi b'aya makipe abiri yo mu Rwanda azasohokera igihugu bari kubaka, birashoboka cyane ko bari kubaka bagendeye ku mugabane wa Afurika cyangwa se ibyo bazakina basohotse, ariko muri shampiyona bizakomeza kugorana cyane. Abanyamahanga bamaze kuba benshi. Ubwo ngubwo narindi kuvuga gutyo, tutarashyiraho na Patient Kuriyo nawe n'umuzamu w'umunyamahanga. Ubwo niba bivuze ngo Rayon Sport izagishyira abakinnyi wenda 10 kuri fin de match nkuko bitegekwa n'itegeko,
ugashyiraho abazamu babiri already aba imyanya ibiri witwaye harabura indi 8 yo gushyiramo. Ubwo urumva rero ko induru ziraza kuvuga hano i Nyarugenge. So ubwo nuko bimeze, ni umukino rero waryoheye ijisho ndetse n'umukino wasusurukije abareyo cyane. Abareyo rwose bishimye cyane kongera kubona rutayizamu bavuga bati amafaranga twamuguze ese araderivaringa neza, ese bimeze bite? Ibyo nibyo abareyo bashakaga kumenya. Hanyuma bakibaza bati timu A dufite ese timu B biregeranye cyane ku buryo tutagira impungenge tuvuga tuti umwavunitse uwamusimbura ninde? Umwavunitse ninde wamusimbura? Ibyo ngibyo nibyo twakwibaza. Gusa ikibazo cyugarije Rayon Sport ni ikibazo cy'abanyamahanga. Nicyo kibazo nanjye ndi kubona kiteye impungenge cyangwa se giteje inkeke. Ubu abanyamahanga turi kubareba hano mu kibuga, timu A na timu B turi kubareba bakina tukabona ni benshi, ariko dufite abandi basore barenga 6 b'abanyamahanga bagomba kuza, bagomba kuba joininga. Aba twarebaga mu kibuga tukavuga tuti ni benshi, ati ni benshi, turavuga tuti hari abarundi 3 barimo Patient kuri yo Richard Paplay, abo ni 3, harimo abanyasenegale 2 Youssou Diagne na Folinganye bagomba kuza, ndetse na Bedi Bigirimana nawe ugomba kujoininga Rayon Sport. Abanyamahanga 6 already baraza birunda kuri aba ngaba bandi. Rayon Sport yadusezeranyije ko igomba kugabanya imishahara, igomba kugabanya icyo bita payroll kugira ngo birinde ikintu cyo kudahembwa, birinde ikintu cyo kuvuga ngo hari abagiriwemo amafaranga ngo batarayabona, ngo hari abandi ngo byagenze gutya, ukumva hajemo ibintu byo kuregana no kugorana muri FIFA. Ibyo ngibyo Tadeo yagerageje kubyirinda. Hari nayo mpamvu mu minsi nk'ibiri 3 ishize yari avuze ati reka nshaka ukuntu nongeramo abanyarwanda benshi. Abanyarwanda yashyizemo harimo uyu Rushema, mu banyarwanda ntarindwa Aimable amuzanamo, hanyuma akavuga ati reka nsinyishe n'uwitwa Harerimana Abdulaziz cyangwa se Rivalido. Hanyuma bakaba bari kurwana n'uwitwa Nsabimana Aimable, ariko Nsabimana Aimable nyuma yo kurakaranya n'umutoza ibibazo byakomeje kuvuka. Nsabimana Aimable rwose kugeza na none ntaratangira imyitozo kandi ni umukinnyi wa Rayon Sport ufite amasezerano. Ahoze mbona abantu kuri stati yanjye bambwira bati uyu musore bamuretse bundi akigendera, ariko Rayon Sport ifite ikibazo cy'abanyarwanda. Ifite ikibazo cy'abanyarwanda kandi ngo burya ari muri projet z'umutoza Fahamia, ari muri projet nubwo barakaranyije, ariko Fahamia ngo aracyamufitiye icyizere, ngo afite icyizere cy'uko hari icyo yakora muri uno mwaka w'imikino ugiye kuza. Gusa imyitozo azayitangira kuwa mbere nyuma yuko yishyuzaga miliyoni ze 5, ndetse akaba yari yanareze Rayon Sport muri Ferwafa. Abayobozi ngo bari kusanyije rwose miliyoni 5 ze barazimuha, baramubwira ati izi miliyoni reka tuziguhereze ugende nawe wibereho wirwarize muvandimwe, ariko uzukina umupira. Ubwo abo n'abasore dutegereje baraza kujoininga Rayon Sport. Uyu munsi rero nicyo ngicyo cyavugwaga cyane kuri ino match. Navuga ngo ni match ya gicuti, ariko yari ifite byinshi igomba kutwereka. Abantu benshi bareba bakavuga ati wenda ni gicuti, just igicuti, ariko abareyo ndetse n'abandi batekinisiye b'umupira bari cyo bashakaga kureba. Icyambere bareba timu A na timu B byegeranye gute, ku buryo wakura umukinnyi muri timu B ukamuzana muri timu A ntihagire icyuho kigaragara. Ubundi bakareba abataka abakinnyi bashyashya muri match twise nk'iya competition nubwo ari gicuti. Buriya Deka iyi ngiyi yasaga nk'ahiruta cyane kubera ko bahataniraga ishema. Niba uri muri timu A bashakaga gutsinda timu B, niba uri muri timu B washakaga kwigaragaza ngo ujye muri timu A. Ibi ngibi byaremye competition hagati y'abakinnyi. Byaje kurangira rero timu A cyangwa se ikipe ya mbere ya Rayon Sport itsinze 4-2 iturutse inyuma, nubwo yari yaje kubanzwa 2. Ariko nanone ukibaza kuri kubuziranenge bw'uyu muzamu utsindwa na timu B ibitego 2 byihuse cyane by'amashoti. Ariko nubwo byari ibitego byiza cyane pe, byari ibitego byiza cyane by'amashoti, ariko nanone ukavuga ati uyu muzamu akwiye gushyiramo izindi mbaraga zirenze izi ngizi. Ntabwo timu B yakubonamo ibitego nk'ibi ngibi 2 uvuge ngo wenda ngo ubundi umuzamu nk'uyu tuba tutegereje ko akora icyitwa clean sheet, akaba yasoza umukino nta muntu urebye mu izamu rye. Ariko ubwo byanze, ni aga competition n'aka match ka competition ka mbere bahuye nako. Ubwo turategereza turebe ibindi biraza kuba bikurikiraho cyane. Kangushimire cyane rero, nkwifurize kugira umugoroba mwiza hirya no hino aho mugiye muherereye. Ndakubwira ngo banzu urebe ko amaze gukanda subscribe, nyamuneka banzu urebe ko amaze guterekaho, ubundi